iyi Imana ikwanitse irakwanura. Hari ahantu Imana ibishaka gushyira ikirenge, nimumvugire ngo ngomba kuhashyira ikirenge. Erega aho ushize ikirenge nibwo buhamya, aho bagusuzuguriye nibwo buhamya, aho uhagaze nibwo buhamya, aho bavugira nibwo buhamya. Bisaba ko tumanuka tugahagarara aho Imana yavuze kugira ngo itwubakire nk'uko yabidusezeranije. Icyaha ugomba kukirwanira. Yabikubwiye utarasambana, bikubwira utaranywa inzoga, bikubwira utaragambana, bikubwira utararoga, bikubwira ukijijwe, bikubwira ko izakugirira neza. Ariko uyu munsi irakugirira neza, uri hehe? Sayire basenderemo takori abasisevo tenderemo sandola yaba. Mu gihe bitacyemera, mu gihe karitsiye yahakanye, mu gihe abaturanyi bahakanye, mu gihe cyamunara igeze ku muryango, mu gihe bakwimye aho gutura, mu gihe bagabanya 8 bakawukwima, mu gihe kwa nyokorume bakwirukanye, mu gihe abantu bagutereranye, ngo marayika baramanutse. Ariko mana we, ndikumva nafata buri muntu. Haleluya. Muri iri torero ndikumva nafata umuntu nkamutsindagiramo ngo iracyakora. Rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru 2 twahisemo ngo amavuta akandagira amateka. Utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka. Amateka arakanyago. Uri indege mukurira. Mufite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amatekura yazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba. Itanura bagandi umukire darakubita imitwe. Ayo mateka. Asekuraga mwayo mateka. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenyeye. Ndafashijwe we. Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo. Kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Yesu. Paka abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka. TV tupite. TUT. Amen. TUT. Ndanezerewe hamwe no kuba turi kumwe. Abiteraniro rya mbere twaguwe neza. Ndabona n'abandi banagarutsemo, niba hari ikintu Imana yampaye no kwitegereza. Burya nzi kwitegereza nkagira ikintu cya kabiri, nzi guhumurirwa ikintu cyose nubwo kimwe mutamenye nyumva mbere buriya. Cya kabiri nkagira amatwi yumva kurusha uko umuntu wese abitekereza. Bakera nyiri muto ari nushaka kunyereka simbibone nko muri metero 100 ngaye nta mpfa kwibona, ariko kugira ngo numve nubwo wavuga uri inyuma y'urugo ndakumva buriya. Buri muntu wese igira uko Imana yagiye imuha uruhande rukomeye n'urworoshye. Imana ishimwe cyane. Ariko nanjye mu myaka 56 reba Bibiliya nsoma ukuntu ingana, tunyuguti ndadusoma. Hari abandi babanza kurokagira ngo ntabwo ndahagira. Urumva simbona ibiri koreka birafingira gute ndabisoma. Nagira ngo twihuse cyane. Nubundi ndacyari kuri ya magambo ariko mu yindi version yayo. Nibundi nijambo ngo icyo upfunyitse, impamvu upfunyitse niko gaciro kaho ujya. Yeriko ndayivuga ariko ndashaka kwibanda ku ijambo. Ndashimira cyane itorero ryampamagaye. Ndashimira. Reka n'ubundi wansomeye. Uyu munsi turakoresha wa murongo gusa, turasoma wa murongo wa mbere twasomye, hanyuma mubwiye n'andi magambo nifuza ko tuganira muri wa murongo nkuko Imana yagennye ko itorero ry'uyu munsi twumva aya magambo tukanihuta. Ntabwo ndi batindire. Turi muri Yosuwa niho tugaruka, ariko noneho turasoma ngo mupfunyika amahambo. Urahibuka wansomeye ndebe ko wafashe mu mutwe. Ariko noneho turahita tujya mu gitabo cya mbere. Ntabwo ari Samweli wambaye igitabo cya mbere cya Samweli. Ubwira umurongo dusoma. Ahasigaye dukomeze wa murimo w'Imana muri bwa buryo, hanyuma Imana ibampera umugisha. Nabakunze gusa Imana ibampera umugisha. Ikambabwire ngo muri abantu beza.
kambabwire ngo muri abantu beza. Urabona ko yakagapfukamunwa kaje ntabwo tukimenya uko umuntu afashwa, ariko umuntu asigaye birebera mu maso. Twahinduye systeme ntabwo kirebera mu menyo, kuko umuntu wese yishwe n'amateka iyo asetse yanika amenyo ntaseka neza, ariko rero mu maso umuntu afashwa. Wahageze mukozi w'Imana hasome babwira umurongo bahasoma abaje mu rya kabiri. Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati mure mu ngando mutegeke abantu muti Yego. mukore amahamba kuko mu minsi 3 muzamuka ruzi rwa Yorodani mujye guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye mukibemo. Amen. Noneho 6:20 gusa hanyuma nkubwira ahandi usoma kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Ngiye kubivuga nihuse kuko ndibwira ko Imana iri kumwe nanjye iramfasha. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakikuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirayivuga, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Noneho rero ndagira ngo turebe amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ni ibice bibiri, uraza guhera ku murongo wa 30. Yego, none urangiza ntujya ahantu kure rwose, ni uwo murongo usoma 31 hanyuma 32 cyo dukora icyo umwami yadutegetse gukora. Subira inyuma gato, mu byiza byose ndashaka usome witonze nk'umuntu usomera abantu kandi imva ntabwo bafite humura, nta polisi kuri inyuma. Mu byiza umurongo ndashaka amagambo yasoma ushyiramo pause. Heraho watangiye, ntiwihute ariko ushyiremo ijwi ryinini, ariko ntiwihute ugende gake. Abafite amatwi ivuga iti nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yawe iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, ntibikagire gute? kuko abanyuba harimo nzuba, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Zakuvutsa amaboko. Yego. Wowe n'urugo rwa so. He kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru. Kandi mu byiza Imana izaba Isirayeli byose, wowe uzabonera umubabaro mu nzu yawe. Yego. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzagera mu zabukuru iteka ryose. Kandi nihagira umuntu wawe usigara namukwiye ku gicaniro cyanjye, azatuma usubiza amaso imutwe, akubabaza umutima. Ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakiriza. Murongo ukaba urarangiye. Nimwubura amaso mu ndebe. Haleluya. Ese ko mugize akoba mubitekereje muti? Twabonye amagambo ya mbere. Yosuwa Imana iramubwira ngo bwira ab'Isiraheli bapfunyika amahamba, kuko bagiye kujya mu gihugu Imana yabahaye, bagiye kugihindura. Nimunkurikire mu nyumve. Nakunze uburyo umushumba yasobanuye Bibiliya, nkunda abantu bize teoloji ubundi.
ndabikunda kuko muri iyi minsi hari abana badutse bigisha bifashe gutya, bigisha bigize nka twa dukombe bahamwe abana twa dukombe muratufata gutya, ko uhagaze imbere y'abashumba n'abantu mwamwe b'icyuro ugasanga urigisha bigize gutya ngo wowe badukanze baduhemukiye, nta esikatoloji nta mayoloji bazi, ntabwo bazi kristoloji, ntibasobanukiwe ibintu, aho gusa ngo haleluya izirambara bakigira nk'udutasi twamenetse ukuntu. Ariko gihe mbahagaze imbere numva mbubashye, haleluya, kubw'icyubahiro umuntu ashyire mugenzi wewe imbere. Avuze ijambo kubera ko ngenda umwigisha wa Bibiliya, afite ishuri rya Bibiliya nigisha ryo hanze, nigisha abantu muri diaspora, nabasobanuriye Noheli baranezerwa buzura umwuka we. Yabivuze nkumva wakomereje aho ko mbikunda, ukabanza ukababwira icyo bita umutovu niki, ngo uri muto mu mitovu. Noneho genda nageze Yerusalemu ndanahirebera i Betelehemu, nabwo yambari akabambwira ukuntu i Betelehemu hari agasozi bita bahita ngo bandi bahita ngo ni Betsawu abina bigaha, ariko yogeze iriya siko kitwa Bet Shawuri. Ni agasozi kari imbere ka kandi Rusi yahuyemo na Bowazi bakabyariramo wa muhungu mwuzi mwese nashaka kuvuga Obedi, yarangiza Dawidi bakahamusanga ari haragiriye. Aho ni naho marayika yasanze babashumba. Ushumba urankomeje kabisa. Nageye gukomeza urumva, ariko ku gasozi kitwa amazina atatu. Ni agasozi k'abashumba, kakaba agasozi k'amaraso kubera abaromani bahaguye, kakaba n'umusozi w'imitsima kubera abayuda bahaririye. Bani guhomegesha. Rero nje ndashaka kwinjira kuri aya mateka. Yosuwa hamwe ngo bajye mu gihugu, mumbarire mu nkurikire tugenda. Ubundi hari ibintu abwiye mushumba kare, aranezerwa turi mu modoka, ntago mivuga kano kanya iby'Imana yampishuriye, ariko mbakopeze gatoya. Mwari muzi ko burya u Rwanda na Afrika, u Rwanda nyirizina meme na Afrika, ariko cyane cyane u Rwanda turi muri misiyo y'Imana. Reka mbigusobanurira ubyumve. Imana ihagurutsa Aburahamu ngo ajye mu gihugu Imana izamwereka, mbere yuko ikimuha yabanje guca muri Afurika. Mu gihugu kihe cyitwa ngo iki gihugu? Igihugu cya Misiri. None se Misiri tunzwe n'amazi ava he? Isoko y'amazi ya Nili, rwa ruzi bakaraba isoko iba he? Aburahamu yakarabye yahe mazi? Yanyoye yahe mazi? Ariko waretse. Reka babwize ukuri, hari abantu batarabona iriyerekwa, ariko mbabwize ukuri, u Rwanda rugiye kuzaba isoko yivuga butumwa. Arangije mwuko kasubiyeyo nibwo Imana yamuhaye gakondo, aha akiyamaje guhamba umugore we, ntago shaka kubijyamo. Kurikiraho yamubwira ngo mbonye ko abana bazamara imyaka 100 mu gihugu cy'amahanga. Ifata ubwoko bwe bamanuka ari 12 n'abana babo, Imana iragendera barotse bahinduka 6,000. Borokera he? Hago mutasubiza. Borokeye he? Banyoye amazi ya heza, isoko yavaga heza, ariko mwaretse ari shaka isitwari ya Bibiliya, ariko ngo amare bajya mu gihugu bereka igihugu. Yesu akimara kuvuka nawe nta kuntu misiyo bayikomeza utabanje guca hehe. Urumva ko Kristo yakarabye amazi ava mu Rwanda, yoga amazi ava mu Rwanda, bamutekera icyayi amazi ava mu Rwanda. Nimbaraga niyerekwa rikomeye Imana yamishuriye. Ubundi hari abantu tutangiye kumva ko hari ikindi cyerekezo, nta nduru nta ndishi tukavuga ibyo bintu. None se akantu wari ukazi n'imyaka yatunzeho Bibiliya, ngumva Imana irabikoze ngira bihinduye, ngo vuga ngo mvugira ngo he, ngo mvugira ngo hu, mvugira ngo he, ngo ni he bari mu biki, mvugira ngo hu, ngo ni ibigugu ni inuma. No, murumva ko muri misiyo y'Imana ku isi n'u Rwanda rwajemo, isoko ya Nili iri heheze, si hariya muri Nyungwe, kikubita muri Nyabarongo, igahora n'Akagera, ikazamuka Tanzania, kubita Victoria muri raka ya Chad, ukabona zamutse agakaraba. Burya impamvu mubona
imana ituma ku banyarwanda cyane hari isano rikomeye. Wari uzi neza ko Tanzania ntiduhuza isaha ariko Abisirayeli duhuza isaha n'umunota? Narindiyo. Ubu isaha dufite kano kanya niyo bafite nabo kakanya. Ari ibintu abantu badakora gusa. Iki gitabo twikorera bamwe bakakisegura gusa ngo toka daimoni ndakiseguye, kandi na daimoni yananditsemo ahangaha harimo izina rya shitani ririmo ahangaha n'ubundi. Ngo nshire kunda ndabyara, umva shyira umutima ku Mana indi zavuka. Katwikomereze ni sibira twavugaga se buriya karagaciye mushaka kubakopeza ariko ubutaha n'ingaruka twavuga ibintu byinshi. Ubundi abantu mwiyimye kumenya byinshi kuko mwakunze guhora mu byoroheje. Iravuze, irambwiye, undatiri, undatishika, undatisike, undatiravuze. Byo gasanga hari ibintu abantu bishyizemo ariko bitari ukuri. Twemera ko umwuka w'Imana uhari. Haleluya. Hari abumvise ijwi ry'Imana mu matwi yabo, hariho n'abarukurikira izindi buriya. Muzareba abatunzi inka cyangwa borora inka, hari ikunda kujya inyuma. Ntimurabibona buriya? Buri gihe washorera inka ikigira inyuma, iyo ntimenye icyatsi gitoshye ikaneze zakana. Tugira barukurikira izindi. Ese ku rusengero byagenze gute? Sha nge nayumviye mu rugo haje umugabo munini ufite inda nini ngo kuri YouTube. Ese mwafashijwe n'iki? Sha twafashijwe yo ntamubwiye ngo icyo uzabona giterwa n'impamvu upfunyitse. Rero twihuse hano, Imana ibaha igihugu none aringarutse. Ibahaye igihugu, abantu nzabaha igihugu ariko bagiye guhindura igihugu. None ko Imana ikibahaye kuki bagiye kukirwaniramo? Niba babahaye igihugu bakwinjiye nk'abajya mu nzu yabo, ibyawe ugomba kubiharanira ndugu yangu. Simwavuze ngo amina. Umugisha w'urugo rwawe, iterambere ry'urugo rwawe, iterambere ry'ubuzima ugomba kubiharanira. Sebera amen. Uranyumva? Ibwira Aburahamu, iki gihugu nzakiguha ariko si uyu munsi, abana bazamara imyaka 400 nyuma nzabagarura. Baje mu gihugu kugihindura, ariko Imana yabwiye ngo bahambire amahamba kuko bagiye mu gihugu ariko bagihindure. Hari umuntu ugarama ngo Imana yambwiye ko nzakora ubu mwaka utaha. Ariko Mana ntundeba, dore ndashaje, ibi ni ibiki? Nkuraho igisuzuguriro. Hari icyo yaguteretse ku mutwe, si wowe ukihekeye ku mutwe. Mana we narize ariko nta diplome, nta kazi ngira, uzandeporeze. Ni secretary wawe. Haranira ibyawe. Haleluya. Ndumva navuze induru, muve mu bunebwe. Haranira ibyawe, haranira agaciro kawe, haranira uwuriwe. Mushumba arabwiye ngo bajye mu gihugu kugihindura. Yarakibahaye mu myaka 400. Ikirahirira usomeza 105:8 ngo yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu. Iryibuka imyaka ngo iryo yagiranye na Aburahamu, irikomereza Isaka, irigira itegeko kuri Yakobo, irigira isezerano ku bana be, ariko ntiyakibahaye nk'uko ukiguhereza gutya mu ntoki. Imana iguha ubuzima, ibisigaye urirwariza. Igishoro cya mbere ni ikirata. Iyo uhumeka wakwayura amenyo ntahengame, aho ni sawa. Wakaraga ikirenge kumva aho ni sawa. Wakumva inyuma hahumeka, aho ni sawa. Wajya gukemura ka kabazo wahagarara, ibyo birakureba, ukumva ibintu byose niterebye, ukumva birahura. Ngiki gishora Imana yaguhaye. Ugomba guhindura rw'impashi y'ingiyi, ugomba guhindura itorero, ugomba guhindura urugo rwawe, ugomba guhindura umurima wawe. Icyo uzaba cyo kiri muri wowe. Se mwazamuye haleluya. Icyo uzaba cyo kiri hehe? Wowe nyine. Icyo tuzaba cyo kiri hehe? Wowe ubwawe. Ubundi wowe ushatse wabimbwa inamokera ku muhanda, ushatse waba n'umugabo, ushatse uyu munsi warara muri mabuso, wakora ibikujyanayo.
ariko urasanga abantu baragaramye ntibashaka kurwanira ibintu. Imana ibwira Yosuwa ngo nimuhambire amahamba, haleluya, kuko mugiye guhindura igihugu n'abasezeranije. Ntabwo bagiye imbokoboko, kuki barwaniye iby'Imana yabahaye? Wowe ukumva ko ibyo bizazanwa no kuryama gusa. Yari yarabitubwiye, yari yego rata, umva kanyugunyugu, yari yarabitubwiye. Abandi babyukiye guhinga, yari yarabitubwiye. Abandi barajya ejo heza baratanga imisanzu, yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye. Iraje bigenze neza, ayiwe data ihindura ibya sawa. Iraje bigenze neza. Irababwira ngo muhambire amahamba, haleluya, mujye mu gihugu nababwiye narabahaye, ariko mukirwanire. Kuki Imana yashimye ko barwana? Ni ukugira ngo batabitesha agaciro, icyo ubuntu gita agaciro. Ngo bujye ko mundeba ngo kwa data bukwe ntabwo bankosheje, ngo bahanye ngo niki harya. Haba ni ubuntu harya, sinzi ko babyita. Si ubwo mwambwiye ko mu Kinyarwanda n'ubuntu buziturwa, ugatwara umukobwa w'ubuntu, barangiza ngo kwa mabukwe bagusuzuguye batagusuzugura se. Iraje bigenze neza. Baratanga akazi k'ubuyede, ntujya kugasaba ngo yari yarabitubwiye. Abandi barajya mu bimine na sosiyete ngo bahuze imbaraga. Oya nta kibazo we, kumusora biranagana, hanagana ibiki, barakubeshye. Ni Yesu wabambwe wasuzuguwe. Murahari ko mw'abagabo mwe. Abandi bakayamarira mu mandazi n'ibikoma n'ibitogosanyo n'ibiki. Uzi ukuntu biteye isoni kubona umugabo utuye muri karitsiye akajya kurira amandazi muri karitsiye asize Rubyogo na Nyirambegeti na kajerikani mu rugo, agataha turi mu nk'imodoka ishaje ati brasheri mwiriwe mute. Ariko iyo nuko ibitunguru by'inyama mu rugo rwawe wanyu ntazari, ubitekereza hiki? Araje bigenze ni bikere wewe foto. Oya, harageze ko umuntu ahaguruka akarwanira ibye. Mwahereza Imana icyubahiro. Soni uricaye uraho urambaye urukweto rwiza, umugore umwenda umusaziyeho, nta kenda heruka, niyo mutemberanye musigaho intambwe imwe kugira batemera ko ari umugore wawe, ukagenda wihunza ngo abagore bagenda gake, kumbi nuko utamwitayeho gusa. Uraho uravuga nabi nk'isafuriya yabuze amazi kuziko, ngo iraje bigenze neza. Ariko ibyigenza neza ni ibiki ubundi? Ababwira ngo mupfunyike amahamba. Abagore murabizi biravuze ngo mugomba kudukundwa akazi utarangandukiye. Ndagutuma amazi ngo wayihaye se. Sesheri uyu munsi tubigenze gute? Ngo ibyo ntibindeba, hari repetition, hari imirimo, ndagurutse, umva twumvikane n'uburinganire. Mukundwa akaze gute? Haraje bigenze neza. Ukagenda ugahura n'abantu bayobye hirya aho, ndabibonye rurasenyutse, umugabo arataha yarakaye, utuze cyane, ni ukuragiye guca inyuma, hagiye kuguta. Ubwo umugabo yazakubitanye n'akaga hepfo iyo ngiyo, wamubwira uti wiriwe, kubera tugira imibabaro mutazi ukuntu ingana. None se uko navuye mu rugo nje kubabwiriza, madame aziko banyandikiye contravention, si urugero nguhaye, kandi nasezeranye n'umushoferi kazajya yishyura ku giti cyiwe, ariko ndaza kumushyigikira. Ubwo ntashye nyitekereje, yansuza ati wiriwe niriwe,
erega ntako Imana itavuga n'ubundi batashye warakaye. Imana iba yavuze wa. Imana iravuga. Kandi ahubwo ntabwo ari Imana yahuye n'ibinyuguri. Murandakariye? Tisheri none se ntacyo mwateguye? Ntegura iki? Aho bavuye se ntihazwi. Imana iravuga. Iravuga di. Ariko Mana we ndagukunda uri gitangaza. Imana yebaba Mana we uri gitangaza. Nubwo arimo arashima kandi bamupfunyikiye ikibiribiri. Kuko mu mpamba bubatse ingo bibagije gupfunyika no guhuriza hamwe ntibigeze babipfunyika. Mwimyoze nyine. Atiravuga agataririmba indirimbo y'abantu barushye rero. Sinjya nyiririmba ariko genda ndaya iririmye ndaceceka. Abango kumwama azaza iriya ndirimbo abantu bayiririmba n'abantu bari mideni babuze uko bishyura inzu, abantu bahuye n'ibibazo, uzaza ryari mucunguzi aya makuhu y'amareho uhindura ibi byose bishya icyamaka. Umugabo ukaza dati kandi umugabo ararengana, mitiweli yamushajije, ay'umutekano yamugonze, utudeni two muri karitsiye nta makuru ufite, nitubikubwira byose aruvamo wirukanke, uhindura ibi byose bishya muraho yemwe mbese ni amahoro. Tugomba gupfunyika kuvuga haleluya haleluya. Ibyawe urabiharanira, ibyawe urabirwanira, ibyawe birwanira neza, ubirwanisha gukiranuka no gutera imbere. Ariko nkumbaza akabazo gato nk'abasore bagenzi banjye barumuna banjye nako, iyo urambagiza utagira aho umujyana nta n'igiti cyavo kugira si icyawe. Kusuraho urakunda Suzana, Teresa, Dorothea, Antoinette, ntuze gutya abo bose basuhuza wigize ngo abagabo barabuze, barakubeshye. Uru Rwanda rufite abagabo, ahubwo hari abatari abagabo birirwa mu ipantaro gusa arangiza ngo urashaka abagore, ngo abagore babaye benshi baragushutse. Abagore babaye bake, abagore ntabahari, ahubwo hari amabandi ameze nk'ayo nk'ibandikazi. Ese niba umusore muzima usenga Imana uririmba ushyizemo sonoro ukumva araririmbye ngo narashize. Umuntu washize ari muri korari mu rugo yashize gute se? Urwo ngukunda ni kimeza. Wowe ukunda umuntu kimeza kari kiza dukunze kimeza. Yarababwira ubu nasubiye hepfo aho ngaho hasi gato. Eri wari umutambyi ukomeye kubera abahungu ba Hofu na Finehasi birukanye ibicaniro, basirukana ibitambo, birukana abantu mu rusengero kubera gusambana n'ibyaha no gukora mu nyama bagahemuka. Kunga uko babyica Imana inashaka Samweli ku ruhande kugera ubwo yamutumyeho umuhanuzi iramubwira ngo nari naravuze ko burya impamba mbi ihagarika imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Nakarani senke niko bambwiye hafi aho ngaho kiye gusoza. Nari naravuze ko wowe n'inzu ya so muzagendera hehe imbere, ariko ntibikagire gute. Imana irabisheshe. Sasa ntabwo rihinduka. Icyo Imana yavuze iragisohoza. Yabikubwiye ukijijwe, ariko uyu munsi uri umupagani uragira ngo ibisohoze utakiri aho ngaho. Impamvu upfunyitse niyo ngaruka ufite uyu munsi wa none. Se muranyanze muranyanga, mushumba wanyu arankunda, pastor arankunda, ntaho wanshyira. Erega ubu butumwa bukora hari igikomera abantu benshi ntibakibukunda. Barashaka akira, fata, yora, shikuza, tera intambwe imbere, subira inyuma. Wataho ugasanga bya bibazo byanje kusubira kuva aho biri.
ariko dufite kwizera. Haleluya. Yamubwiye ngo mugiye guhindura igihugu. Iyo nishingiye zo kubahoka mushumba arabizi. Ngewe baho ubuhamya mvuka ku mugabo ufite abagore 7. Data nta mbabazi umbyara. Mama Ruminata n'umugore wa 4. Bose ntibakiriho ko bapfuye muri jenoside. Twara abana barenga 50. Muri umuntu wanjye ari mu Mutara. Sige turi abana 3. Ariko nge nta mugore wundi ngira. Kandi ntabwo zankurikiye. Iwacu nta muntu wiga. Ndashimira Imana ko ndi kwibikaho ibidiporome. Hari amakuru namenye. Yakubwiye ko izakugirira neza ukijijwe, ikubwira ko izakugirira neza wasenze, ariko uyu munsi irabisohoza uri hehe? Impamba ko yagushiriyeho ugapfunyika ibitari ibyo gupfunyikwa, ukarya ibitaribwa, ukambara ibitambarwa, ukavuga ibitavugwa, uragira ngo ibigenze gute? Nari naravuze ko wowe n'inzu ya so muzagendera hehe, ariko ntibikagire gute. Abanyubaha nibo nzubaha, abasuzugura bazasuzugurwa. Yari yaravuze ko business izatera imbere. Buriya mu bantu dusengera hari umuntu ukubwira ikibazo cye ugatumubwira, yemwe yaraje kundeba arangira ngo usengera inyatsi iranyishe. Ndamubwira ariko icyaguteye inyatsi nakibonye, nihina mu cyumba nzana icyuma, ntizana iyo nda yawe niyo nyatsi. Zana iyo nda yawe niyo nyatsi. Nje kukwicira umwanzi, ati mwica yaranzonze, ntizana iyo nda yawe. Ariko si wowe Imana iguhaye 100,000, ugiye kwirarira ibitelefone biremereye, ugiye kwigira umusongareri mu cyaro nk'iki, warundarunza akazi, wateye imbere, warwanye n'ubukene, waretse kwireshyeshya, wamenye ukureshya, wari ibyo ushoboye, wakwambaye ibya, wagusaya gusuzuga bigutwaye. Ubundi iyo urwana utera imbere ntibita kubavuga, ahubwo wita kuyavuganye nawe. Ndamubwira nti ubundi impamvu ngiye kwipfumura, urarya ukibagirwa. Cyambere ugira brochette waririye mu kabari n'inyamushyira kugira ngo batumva ko nuko ibitunguru ugashyira umugore. Kabiri ntuza urwego rwawe, gatatu urirarira, kaniyo nda yawe, igishoro cyose nkubaza ntucu ati ndacuruza, uka ngahe ati nuka 3 ni ku munsi ntoke, ntihanyuma saa 7 urya ngahe ati ndya 5 nikagira inkuru, ati ngashyiraho fanta nini. Ubwo nangahe harya iwacu ni 700 buriya, ubwo ni 600, ubwo babiri nka magana ngahe. Hanyuma nimugoro ngiye gutanga kandi gasoda, ubwo nangahe. Wasenze Imana imvu ibintu ya nari naravuze ko nzabana nawe. Njya nibuka umunsi njya kujya mu nzu yanjye, umuntu yampaye priave, arambwira ngo sohokera mu nzu, maze no kumwishyura. Mbwira Imana ko muri iyi myaka kweri bazajye kunshingura basohoye mu nzu y'inkodeshanye. Umunsi yansohoyemo ni nawo munsi nubatsemo. Inzu nubatse iminsi 18, nijyama ibyondo bigira bityo. Wari wajya mu nzu iceze. Ndashimira madamu wanjye, arambwira ati mugabo nkunda, ikaro ry'abandi rirutwa n'icyondo cyacu, tugende. Tukijyamo, umwana avuye ku ishuri, ahitwa yagiye ku ishuri tuvuye mu nzu nziza, azagaruka ku ishuri aza mu byondo, arambwira ngo dari ngo what is this mu Cyongereza. Arambwira nti iyi inzu yawe. Ngo no daddy, avuga ibyongereza byinshi. Arambwira ni Madora, don't worry, iyi ni property yawe, hari inzu y'abandi. Ngo okay, ngo that's fine. Kwinjiramo, kugera ngo umwana tumukura mu cyumba tumushyira hagati kubera ibyendo bitose, kandi ndi revera pasitori ufite metirize muri duba no muri teoloji. Iyi Imana ikwandikira kwanura, hari Imana ibishaka kushyira ikirenge. Nimumvugire ngo ngomba kwashyira ikirenge. Erega
aho ushize ikirenge nibwo buhamya, aho bagusuzuguriye nibwo buhamya, aho uhagaze nibwo buhamya, aho bavugira nibwo buhamya. Bisaba ko tumanuka tugahagarara aho Imana yavuze kugira ngo itwubakire nk'uko yabidusezeranije. Icyaha ugomba kukirwanira. Haleluya. Ugomba kurwanira ibyawe kandi ukabibona. Nari naravuze ngiye gusoza ko we n'inzu yasoje agendera ko ntibikabeho kunubaha abagize gute. Ni gutubwira Imana ngo Mana humugisha ubutunzi bwawe kandi ugicyacu mutagiha Imana. Biriya yaravuze ngo muravumwe umuvumo ukishyanga ryose rigize gute. None niba umuvumo wawe uhamagaye uragira ngo umugisha uheke umuvumo se bizashoboke? No! Yabikubwiye utarasambana, bikubwira utaranywa inzoga, bikubwira utaragambana, bikubwira utararoga, bikubwira ukijijwe, bikubwira ko izakugirira neza. Ariko uyu munsi irakugirira neza uri hehe? Bibiliya yarambwiye ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kutagira guterata babigenze bati. Ibyiza batagira gute. We ntiwacogoye se. Witwaje covid uracogora, witwaje ubupfubyi uracogora, kandi Bayisiteri bazagutsinda mu ijuru. Witwakaje ubupfakazi uracogora, Ana azakubwira ati warambeshye. Witwaje kutabyara bikubuza kubaha Imana, hari abandi batabyaye. Hari ibintu abantu bazana ngo nari narabura ku murimo. Babura ibyo kurya ntibacogora, babura urubyaro ntibacogora. We kuki wacogoye ku murimo? Ngo ari ku munsi umwe reko yabaye. Ndi muri rusengero mvugire ngo umunsi umwe. Vuga ngo umunsi umwe. Uyu ashobora kuba ari n'uyu munsi ntiwabimenya. Ngo umunsi umwe ubufindo buramufata. Ijambo nakunze muri Zaburi 16 ryarambwiye ngo ubufindo bw'Uwiteka nibwo bwangeneye umugozi ngo kandi bwashyize mu kibanza gikwiriye. Umva ngo bwiza ukuri rafikoya. Hari ubufindo, hari umudokori y'amasendebo hende ko tarabasiyemo. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zimanukira zimbwira ngo abirinze Imana igiye kubatabara, ariko bataye agaciro n'ibibazo. Bufindo bw'Uwiteka bwangeneye ahankwiriye. N'ubufindo rata ngo ubufindo buramufata. Papa ihangane ndangizeho gato nije ntahakuri. La sando tayi vai ndeka gake. Hari ibintu bikwiye gukemuka hano hantu kandi ndafashijwe. Ndimo mugabanye urwikekwe, mugabanye kubesherana, mugabanye kubesherana. Abakanura nabi bose ntabwo ari abarozi. Rusenye utumurozi ngo nuko nkanura gutya niba ari amaso y'abasaza tukururanye tuko nani. Oya mureke ibyo bintu. Ntimbogatego naye ngo mwitere, ahubwo mureke twubakane. Umwongereza yaravuze mu Kinyarwanda ngo iyo wubaka mugenzi wawe wiyubaka, iyo usenya mugenzi wawe wisenya. Nabyumvise. Rero aramubwira agize ngo agere uko yagendaga bisanzwe. Agiye gutamba kumbi akiri muto ntiyahuye na marayika. Ageze mu bikwere ntiyahura na marayika. Akibasha kubaka urugo agatera ivu bikagenda neza nabwo ntiyahura na marayika, ahubwo mu gihe bitacyemera. Mu gihe bitakigira gute rata? Mu gihe bitakigira gute? Shaka akazi mu gihe bitacyemera. Ayiwe haleluya. Mu gihe bitakigira gute? Ugira mugenzi ngo mugihe bitacyemera. Ugira mugenzi ngo mugihe bitacyemera. Ari gahura na marayika nubwo bavuze ko bitazemera, mugomba guhura na marayika.
gihe bitacyemera. Covid yaratubujije guhana ibiganza, ariko mumbwire ngo nubwo bitacyemera, mumbwire ngo bavuze ko bitazashoboka. Hari abantu basinye ko bitazashoboka, ariko uyu munsi haleluya ugiye guhura na marayika wawe, ugiye guhura na marayika w'imbaraga. Amyemeza ko n'umunyabyaha bonise negereya ku gicaniro ngo mbabariwe ndi iturekeraho umuziki. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka ihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabiha nande n'umwuka aho dushaka uwo mwuka. Hani Yesu dushaka uwo mwuka we. Hani Yesu mu gihe ubona kutagifite urukundo, yabonye shambukoye ukadusha amuka aniye sandori amaseka tatokeli amandole bositele bosai. Hallelujah. Turagusaba mwami Yesu, turagusaba mwami Yesu, ohere fasha haiwe datawe dufite intambara ikomeye mwisitura. Tugisubiremo turagusaba gusa hereze uwo wawe intambara ikomeye mwisi ose dusha Yesu ratokende basa radokita mandoka lala sita kifozano atraya koya masete zendiwa ayasa alala basi hotiki ya mando nada sipifozi sere ya koya masando mugihe bidashoboka, mugihe karitsiye yahakanye, mugihe abaturage babihakanye, mugihe abantu bakugwanije, mugihe bavuze ngo ntibikunda, uwo munsi nibwo byakunze. Muzamure uwo munsi nibwo byakunze. Lala yasa tandokoma seta mugihe bitacyemera, mugihe karitsiye yabihakanye, mugihe umuryango wabihakanye, mugihe abasinye babihakanye, ngo uwo munsi barazamutse abahuye na nyir'umurima yahageze,
nyir'umurimo aramubonekera aramubwira ati musaza uzabyara umwana w'umuhungu. Umusaza ati reka 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 ibyo nabimenya gute ko jye n'umukecuru wanjye byarangiye. Hari ibyo abantu barangije ariko Imana iracyabikomeje. Hari ibyo abantu barangije Imana iracya frizalama takoli arabasende mosha. naye kati Bible negamba hayiye ekigambo kya Mukama hayiba nange aravuga ngo Omukama agwako okutesa kw'amawanga niyenda ibya ebirowozo by'abantu. Imana igikuraho impaka igahombya ibitekerezo by'abantu ikabivanaho ikabyigizayo muvuga haleluya. Lasi bitacyemera rata mwana wanjye bitakigira gute? Abantu basinye ko bitazagira gute? Bati sambeze bati ninjye uzayitwara. Umusaza aragiye tuzagabana ibyo bikuweho. Kumva ubufindo buramufata, ubufindo buramufata. Chamagero cyanjye kiri wano, icamagero cyanjye kiri wano, icamagero cyanjye kiri wano, kiri wano. Mu gihe bitacyemera Imana irakora, mu gihe bidakunda Imana irakora, mu gihe batemera Imana irakora. Muzamure haleluya. Sayire basenderemo takori abasisebo tenderemo sandola yaba. Mu gihe bitacyemera, mu gihe karitsiye yahakanye, mu gihe abaturanyi bahakanye, mu gihe cyamunara igeze ku muryango, mu gihe bakwimye aho gutura, mu gihe bagabanya 8 bakawukwima, mu gihe kwa nyokorume bakwirukanye, mu gihe abantu bagutereranye, ngo marayika baramanutse aramubwira ngo uzabyara. Ati reka reka ibyo nabimenya gute ko ndi umusaza? Ibyo nabimenya gute ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari iki? Iryo jambo mwaryumvise? Ibazaho Imana ikuvugisha ntiwemere, kuko abahanga muri teoloji basobanura ko hagati y'imyaka 3 n'4 icyo gikorwa cyari cyarahagaze. Nubwo byahagaze ariko Imana irakora. Ariko Mana we ndi kumva nafata buri muntu. Haleluya. Muri iri torero ndi kumva nafata umuntu nkamutsindagiramo ngo iracyakora. Umva avuga ngo biracyakora. Umva twarapfunyikamo ngo Imana irashoboye, irakora, ifite imbaraga, nasezeranye nayo ibyo yavuze bizasohora. Hari amakuru namenye yashingiye mu buzima ati ibyo bitigeze gute? Ntabwo byashoboka. Hari abantu ibintu byarangiriyeho ariko Imana yabantumyeho. Babwira ngo ibyo abantu barangije Imana irabitangiye. Hari amateka mashya kuri wowe, ubuzima bushya kuri wowe, hari icyerekezo gishya kuri wowe, hari amateka mashya kuri wowe. Muzamure haleluya mwese. Ndangije mubwira ikintu gikomeye. Ndamubwira nge nakubwiye iby'Imana yambwiye ibindi ntibindeba. Ntabwo mpanura ibirayi mu ruhengeri birera. Muse nahanura ibigori hano nabonye byeze. Umuntu ahanura ibidahari, ntawe uhanura ibihari rata. Ubundi uhanuriye umusore imyaka 20 ubukwe buryo umuvangiye ko n'undi azabukora. Shaka umuhungu koga imyaka 40. Nguruti barakujyanye. Abandi bati wapi baraka. Muze fati umusore wanjye.
fata uyu musore wanjye Rodrigue ngo Imana imuhaye ubukwe urakiri mutoya. Iki ni ibicare ku muba murimo. Arangije yagiye muri Nibature atora urusogisi rw'amafaranga runini cyane. Niba ari abatenezi baruteye ku mupaka ngo arujyane, madame ati noneho ko nenzi ko nashatse umugabo w'inyangamugayo wabandi we ayo mafaranga uyakuye. Umugabo ati rero nayatoye mu nzira, reka ntegereze sinjya kuyarangisha nzumve ko hari utaka. Umwaka wa mbere haba urutaka, wa kabiri haba urutaka, nanjye aranyihorera. Umunsi arazicuruza. Kuki mwumva kima ebundi ikibazo yagusezeranije ukejijwe, tegereza ukomeze ukizwe kugira ngo bizasohore ukijijwe. Mwari muzi ko Imana yamuhinduye ikiragi uyu musaza? Ninde wambwira impamvu yamuhinduye ikiragi? Bisa n'ibyo kuri Yeriko, muzazenguruke bucece. We ntiyari yabyemewe, yari gutaka abwira ngo rizabe nguza kabaye noneho ngo tugiye kubyarara. Ahubwo imugira ikiragi, agenda gahunda yose ari terebye, na mukecuru baterebye. Uwo mwanya Imana irema ibirori. Abahanga basobanura ko haje imyaka adasubira mu mihango atayibamo. Ibirori bibaye mukecuru ntiyabyemera. Ukwezi kumwe ati nurushwima, kabiri ati ni inzoka mu nda, gatatu sinzi amakuru aherereye, kanaryumaho, gatanu yumva utugeri ngo abagiye ku musozi ngo uko niko Uwiteka yandeba. Oya biremera bigira gute yemwe? Biremera, birakora, biracyariho, Imana iracyashoboye, nta mpamvu yo gucika intege. Mwako kanya reka ndekera aho ngaho nari naravuze. None urumva ko babwira ngo Imana iguhaye kurama, niba ushaka kurama kora neza udacogora. Ibyo yakubwiye ukijijwe birindira ukijijwe. Hanyuma gusenya Yeriko izasenywa nawe n'impamvu wapfunyitse. Mbifurije kwitwara neza muri rugamba, bifurije kugenda neza. Isi yararangije ariko Imana ikomeje kubikora. Hallelujah. Nagira ngo soze mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ariko mureke icyaha. Nimuzi no kwicyaha abantu b'Imana. Ntimugakikira icyaha, ntimukagihibere. Yaravuze ngo kuko bose bakoze ibyo ntakiri ubwiza bw'Imana. Wagera kure muri Yohana yandikira abakristo ngo bana bato ntihakagira ubayobya. Ukora icyaha n'uwa Satani, kuko hereye kera ko Satani yakoraga iki? Icyaha. Uwabyawe n'Imana ntakora iki rero? Kuko imbuto y'Imana iri muri we. Ubundi gukora icyaha ni ukugikora ukitekereza, ubundi hari ukugitekereza no kugikora. Ariko umuntu wabyawe n'Imana ntiyategura uburozi, atangiye kubutegura umwuka yamugera. Ubundi ujya gukura nk'ipantaro ugasambana, ugakuramo ijipo ugasambana, umwuka ntabakiri muri wowe. Nari naravuze hari abantu biyambuye kurama, biyambura iterambere, biyambura gukira, bari kubeshyera Imana ngo ntabyo yakoze. Ariko ni mwebwe. Ariko reka mbabwire ikintu gikomeye, haracyariho ibyiringiro. Pfunyika impamba yawe rero. Urayipfunyitse? Kura nk'amaganya, kura nk'amatiku, kuramo induru. Abakari nabwiye ko Imana yanyeretse hari ibiti bitatu, noneho mbona kwambuka birangije. Mbaza ngo se bano bantu bashobora kwambuka? Ndababwira Imana simbizi. Mbona mareka atinze ibindi biraro, mbona murambutse mumaze kugera hakurya itorero ryose, mbona cya kiraro Imana igikuyeho. Ndabaze kuki gikuyeho? Ngo nagira ngo ibyabahize mu mwaka watambutse bitabakurikira. Biravuze ngo Imana umubyeyi gira afa dusengera Imana. Biravuze ngo ibiguhiga inyuma yawe Imana ishyizeho bariyeri, kandi imbere Imana irahakubereye. Mwari mufite amakuru se? Dore ukuntu amakuru ameze. Iyo ufite ubukwe ukabwira umuntu agusubiza ngo ngo tukuri hehe? Ndashaka kujya tukuri hehe? Imana itijya ntago njye inyuma, njye nzakujya hehe? Ahataringaniye. None nibicikira cy'ibyaguye kujya imbere, hari ikindi gisigaye? Niba tugiye Imana twigira imbere turengere. Mubyeyi murakoze, mbashimiye ku mugaragaro mwese ko mwakiriye. Imana ibahe umugisha. Turagusa